Ashiri nkumbuye gusohoka. Erega abantu dufite imyanya ikomeye mu itorero turigengesera. Ntabwo dupfa gusohokera ahantu habonetse hose. Hano muri Kigali dutuye, abakristo hirya no hino batubona. Nkumbuye ubuzima bw'Igisenyi. Ukuntu nkumbuye tamutamu ntiwabyumva, ka gafi agafiriti noneho nagera ku kintu kijyanye n'umucanga. Awi, wese ntabwo ukumbuye kwidumbaguza? Ariko amezi 3 ashize ni menshi, buriya dushatse twajya gutemberera Igisenyi ku mazi tukongera tukirira ubuzima. Okay, ariko sweetheart, hagati aho ngufitiye inkuru. Iyo nkuru umuntu yanayigura. Ntabwo ari kuvugira kuri telefone, twese turi kumwe. Turi kumwe njyewe nawe. Tega akamoto ndakakwishyurira, duhurire hanze uyimbwire. Ni ibyishimo nta kibazo, twese zaduha ibyishimo. Ariko uze witonze, mfite umudamu hariya yabaye isasu, ataza kukubona akaducamo kabiri. Umugore? Hoya nta kibazo, ningera hafi ya gate ndahita ngukoringa, no problem. Yeah. Okay. Merci. Bisous. Nari ngukumbuye. Nanjye nukiriga amezi 3 ashize ni menshi. Ni menshi cyane, umeze neza. Nta kibazo. Okay, ndabona umeze neza, fresher, umusaza n'umujene. Nta kibazo. Biravuga kudama akaza kutubona. Ufite inkuru ishyushye. Iyihe? Ese nari icyeko? Ntayo nzi rwose. Kadwerukana mu mezi 3. Ubu sigenda. Babi? Uretse mu mugongo ariko. Wese. Ariko abantu maze gusaza. None se wakabira ari he? Surprise. Hehe nini? Sinabona ko ibintu byaciyeho nyuma y'amezi 3. Wayikuye? Imana yukuye he? Use urabyogeye muri rogi Gisenyi. Utangiye kuzumenyera kandi wa mukobwa we. Nu. Ikana nigendera. Wamvanye mu gakiza, nanjye nzabushira hanze ngo wigendere. Ubuzinda narayiteye. Ntacyo, ariko bizamenyekana. Mami, bite se ko uhagaze hano? Reka kwicara Do amakuru nayabonye. Rahira yose se? Amakuru nayabonye. Ndakugorera. ubanza neza. Hanze neza nawe. Ikibazo se? Nabashaka kubwira. Rahira ibintu twaye none. Mwagahuma murwa. Umva nzajya aya mafaranga azajya nkaranya guto. Yarebe. Inoti ya 5. Nzajya nkaranya guha. Ngaho mbwira. Mbwira ayo makuru ko ngiye ku kazi nakera. Mbwira rero. Burya mvuyanga. Ndi gutora amapine hariya, ari amapine ndi kugenda nyavana. Yego. Mbona boss asohotse atabambaye. Mujyaro kumwe wabya kicyo cyane. Bitana rero. Ngenda mukurikira.
mbona akase inyuma hari hepfo yego hari umukobwa uje kuri moto ariko nabonaga ameze nk'utwite atwite baraganira mbona baraganiriye gerageza kumva ibintu bari kuganira yego utwo uramubwiye ngo barasohotse ngo za Gisenyi urabyibuka cyagiye atarara hano birashoboka ngo za Gisenyi umva ngo kuzasubirayo nyine mwumva boss ariko hari n'ibindi bintu ntumvishe hari n'ibindi bintu ntumvishe ariko numvishemo gutwita numva baratwita umukobwa ariko byaje kurangira mbona banarwanye ubwo ni ya boss ubwo si ya boss wawe genda byemeze ese abantu basomana mbega urushako mfite mwuka byiyumviye ariko mana ubu uyu mugabo ko kwambabaza cyane nzabigira gute mwe basomanye mba yuko ari ikibazo uwo mukobwa we yatwite se ubwo urareba atansengeye urugo ararusenya mabusha yarusenya da ariko n'abana bawe bagiye kwiga bose ubuse koko urabona mbigenza nte koko ese mabusha ko nduzi kuvuga ngo uragiye amafaranga 500 wowe iyo nkuru iriya nkuru koko vugisha ukuri inkuru ingana kuriya kuko ngo nakoze mu rugo nkakora no hanze mabusha ntawe rwose twadufaranga n'uduke bose remenyeze ibintu yankora ni umuntu usabibwirwa n'anduhu aneje bari abagabo bagenda n'abakirese umva rero iwo wihangana sindahembwa njyewe ni impembwa zakongera kandi ukomeze ucunga amakuru neza ukuri kw'Imana amafaranga ubuse singiye kuranyakorera ariko nkubwire ndakwemeye noneho wowe ikintu uri bukore ukomeze ucunge neza ugura umukobwa atwite ashobora no kuzaga akinjira hano ngasanga yarutaje utuma yinjira telefone yanjye harimo nimero zawe nahita nguhamagara kandi ntumukingurire bibaye ngombwa wanarwana ukanagarama bazanye nabwo wahita umbwira uti haje umukobwa ugahita umbyisira ingena ahita nza nambaye amapine noneho bazambona iby'agakiza turabifashije hasi turabifasha hasi njyewe n'uriya mugabo duhangane niyo nkumi yaje gutwitira sawa n'agacupa rwose hari ikibazo nta kibazo ko niyumvirira ngende nakerereza murakoze aho neza iminsi myinshi ese ashimwe cyane ahimbazwe iminsi yari myinshi tudaheruka karibu pastor barambeshyera rwose biriya bintu sinabikora ntabwo nakwandagurira kuri kariya kana k'agakobwa yewe sinanabiruta no mu nzozi rwose nibyo ntabwo nabikora ariko ibyo bintu nagiye mbyumva hirya no hino ariko nkakomeza kuvuga nti reka ndebe ukuri kwabyo aho kwerekeza ariko ntabwo byumvikana rwose bakubishyira gute ariko pastor koko utagereranya koko urebye ukuntu nteye n'ukuntu meze urabona uriya mukobwa koko namwandavurira nkajya kumutera inda kubera n'abantu baba bashaka kwanduza izina ryanjye hano iwawe n'ahantu hose kugira ngo izina ryanjye ryandavure biriya bintu ni ibinyoma rwose ntabwo nabikora erega ntabwo buriya icyaha kireba igihagararo cy'umuntu kubera icyo utayimutera erega birebe pasiteri ni urwango ni ukunyanga ni ukumparabika ni uko maze gutera imbere urabona abantu iyo tumaze gukira dufite amamodoka dufite amafaranga tugize dute abantu baratubeshyera naho rwose uriya mukobwa we rwose tubonana ryari kikuze ndamuzi ni kwa kundi uhura n'umuntu akeneye ubufasha ugahura n'umuntu gutyo gusa we akeneye ubufasha ukamufasha naramufashije nkuko nafasha n'abandi ibyo byo birumvikana nkuko nawe wamanuka hariya muri Nyabugogo umuntu yatega ikiganza ukakiramo amafaranga ukamufasha icyo nicyo duhamagarirwa n'ubwo buryo namufashijemo rwose naho rwose nari umufashije sivre nabo gufasha ni ibintu byanjye nkunyuze hano ruguru hano hafi y'urusengero habona ibitaka bigwa hano mu mbuga y'urusengero hano ukase inyuma gatoya iruhande rwa wa mukingo kandi warabibonye abakristo bacu iyo bahanyuze babikandagiramo bakazana umwanda mu rusengero noneho abakristo bakakandagiramo bakinjiza ibitaka mu rusengero icyo ni ikibazo gikomeye mfite ikibazo rero kirimo n'igisubizo ngiye kugushinyira sheke ya miliyoni mushake abafundi
ushake abafundi n'abayedi bahakore abakristo batazongera gukandagira muri ibyo bitaka bakatwanduriza urusengero. Ikindi kiyongeyeho ngiye gutanga n'icya 10 cya miliyoni, ubwo ngiye kugusinyira miliyoni 2 muraza kujya kuzirotira miliyoni 2 kuri banki ya Kigali. Nibyo abantu nkamwe nibo tuba dukeneye. Reka tugomba gukora umurimo w'Imana. Abakozi b'Imana nkamwe nimwe tuba dukeneye. Naho abanyamagambo bo tuzabacecekesha. Tugomba gukora umurimo w'Imana rwose. Urajya kuri banki ya Kigali muyabikuze. Mungu akubariki sana. Sawa. Mungu akubariki sana. Ariko pastor, nimurekeraho. Ndumva ibyo mwakoze birahagije. Gute se? Musubize ayo mafaranga ye. Ariko Mwavuze muraganira ndaceceka, ariko njye ndumva bindenze. Bigeze naho agusinyira amafaranga, aguhe sheke ya miliyoni 2 kugira ngo duhishire iki cyaha. ntabwo bishoboka kugishira. Ntabwo bishoboka kugira ngo tumwegere tumuganirize. Ntabwo bishoboka byo twamuganirizamo. Ariko pastor, mureka mbanze nkubwire. Uriya mwana w'umukobwa watewe inda ko byamaze kugera hanze, ndetse n'umugore we yarabimbwiye ko atwita, ashobora no kuba atwite n'abana ahubwo 3. Ni gute ushobora guhishira ibi bintu, ugahishira umuntu umeze gutya, ateye umwana inda w'umukobwa, ejo azajya mu bana b'abaririmbyi akurikizeho abagore, kandi ndabizi neza ko nukomeza kumuhishira urwego bigezemo n'uwawe azamugeraho. Oya, turamwegera tumuganirize, tumuganirize. Uyu mudamu Vestine aranyuka. Urumva n'ibinyoma arimo kuza guhimba ngo n'umudamu wanjye arabizi. Umudamu wanjye se yabibwiwe nande? Icyo kinyoma cyamugezeho gute? Ibyo bintu nanjye ndabizi. Umudamu yarabimbwiye, ashobora no kuba atwite ahubwo 3. Reka nze nkubwire. Ntabwo ibyo bintu ari byo, ntabwo tuburetse nze. Mudamu arabizi. Mureke turebe ijambo ry'Imana pastor. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo mu bice 2, urwandiko rwa 2 mu bice 3 umurongo wa 1, ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Mureke tuhasome. Tega amatwi mpagusome. Ibi bintu ntabwo ari ibintu byo guceceka no gutangirwa amafaranga. Ngo kandi umenye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, ngo kuko abantu bazaba bakunda impiya, birarira. Ubu se kuzanya aya mafaranga ukaba yazaniye pasiteri, Imana yuzayihonga iki kugira ngo kubabare ibyo wakoze? Reka dukomeze. Mbibutse ko hano twasomye ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka, ngo bazaba bakunda impiya, ngo birarira. Ubu se aya mafaranga uzanye miliyoni 2 uwayagura umukobwa wawe byakunezeza? Baramutse bayatangiye umukobwa wawe byagushimisha? Bazaba birarira, berekana ko batunze amafaranga menshi, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda babo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo, pasiteri umvira ijambo, ndakumva. Abameze batyo ujye ubatera umugongo, kuko muri bo harimo abagabo bomboka,
harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi, bahora biga ariko ntabwo bashaka kumenya, ndetse n'ibindi bisa nk'ibyo. Pasiteri, ndakumva. ibi bintu ntabwo ari ibyo guhishirwa. Twari kumwegera ariko ku bundi buryo tukareba ukuntu ikibazo twakikemura kikaza nkaho kirangira. Nta bundi buryo bwo kumwegera, subiza aya mafaranga. Ibi bintu bigomba gukurikirana. Tugomba kubasanga tukabaganiriza. Nta kundi kubaganiriza, ayo mafaranga ugomba kuyasubiza. Niba atityaye muvandimwe rero rwose isubirana sheke yamusubize rwose, ahubwo icyo nakubwira ariya mafaranga wari ugiye gutanga miliyoni 2, uriya mwana wambuye ubukumi bwe ukaba umutesheje agaciro, arayakeneye kugira ngo anakurerere. Ikindi ugomba gusaba Imana imbabazi, kuko nta mpongano y'ibyaha ibaho y'amafaranga. Impongano y'ibyaha ni imwe, ni amaraso ya Yesu ndetse n'imbabazi ze. Murakoze kutugira inama, ibyo mutubwiye byose tuzabishyira mu bikorwa. Ariko se urabyemera ko wabikoze? Wari umaze kuvuga yuko bakubeshyeye. Biriya bintu byageze mu rugo iwanjye gute kugeza naho umugore abimenye? Simfe no kuba byarageze mu rugo iwawe, no mu ijuru birazwi, kandi nawe bihora imbere yawe iteka, kuko urabizi kandi natwe turabizi. Icy'ingenzi ni uguca bugufi ugasaba imbabazi. Imana se yo uzayisinyira iyihe sheke umunsi uzaba uyiri imbere? Uyu munsi ni kuwa gatandatu, ejo ni ku cyumweru, nzaturira itorero. Urakoze cyane. Uzaze tugusengere rwose. Imana isubize n'imbaraga. Ufashe umwanzuro wo kwatura? Ndawufashe rwose. Imana iguha umugisha. Urakoze Vestina rwose. Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Fata umwanzuro uhereye. Vestina, nkurikije urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye kwa Timote, numvisha ari njye ubwirwa rwose. Fasha umwanzuro. Amen. Ku cyumweru nitujya mu rusengero. Haleluya. Nzaturira itorero. Imana ishimwe cyane. Imana iguha umugisha. Nzaturira itorero, Imana ifashe imbabazi. Imana ikubabarire. Fasha umwanzuro mwiza. Kandi natwe turakubabariye. Haguruka ngusuhuze rwose, ufashe umwanzuro mwiza rwose. Imana yongere kugenderere, ikugirire neza, ikwambika imbaraga n'amavuta. Urakoze rwose. Reka dushimire Vestina kubw'impanuro duhaye rwose. Nanjye ararivuze numva ari nkubisa. Kandi pastor, ibi bintu byo kwakira amafaranga gutya, ibyo ukomeza ubisuzume, ntuzabyongere. Imana iguha umugisha. Amen. Murakoze. Abantu basenga ntibahinduke ukize ubuhenebere karu